Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Slim Jesus Entertainment. Nkuko bisanzwe ntangira mbasuhuza kandi nshimira abo bakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, ukaba udahwema gukurikirana ibikorwa byacu tubagezaho uko bwije n'uko bukeye, ndetse kandi nongera nsaba n'inginga aho tarakora subscribe kuri YouTube channel yacu. Nyamuneka nuva ndakoze subscribe kuko subscribe yawe ni inkunga ikomeye kuri njye ndetse nawe, kuko bigufasha kutazigera ucikwa n'ibiganiro byacu byiza tubagezaho uko bwije n'uko bukeye. Reka nangire ngira ni atansiyo ni atansiyo koko, kuko umwami P uno munsi yaje aduha atansiyo. Wimubona mwiteneme Platin aka Mr P, umwe mu byamamare bikomeye mu muziki nyarwanda. Neme Platin ni umuhanzi wamenyekaniye mu itsinda rya Dream Boys. Itsinda ryari rigizwe n'abantu babiri aribo Platin ndetse na TMC. Aba basore bombi ni abasore baranzwe no gukora cyane kuva igihe itsinda rya Dream Boys ryatangiriye kugeza batandukanye, bitewe n'impamvu z'uko umwe muri bo yari agiye kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bityo rero biza gutuma umuhanzi Neme Platin yisigarana wenyine mu itsinda rya Dream Boys ryakunzwe cyane ku ndirimbo nka Magorwa, Isano, Bera ndetse n'izindi nyinshi zitandukanye. Aba basore bakaba ari abasore baranzwe n'ibikorwa by'indashyikirwa ndetse no kugaragaza discipline nziza yaba ku bafana babo bazwi nk'indatwa ndetse n'abamanager bagiye bahura nabo. Nkeka ko ari zimwe mu mpamvu zatumye baguma kubaho bashikamye muri music. Ubwo TMC yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, byatumye abafana ba Dream Boys bashya ubwoba, bibaza niba koko Dream Boys igiye gusenyuka ndetse n'abahanzi babo bagacika intege bakarekera kubaha indirimbo. Gusa siko byagenze, kuko uwo tuzi nka Platin nta cyo na gito yigeze agaragaza ku kuba mugenzi we yamusiga. Itsinda rya Dream Boys rikimara gutandukana, umuhanzi Platin nemeye hadaciyemo igihe yahise aduha indirimbo ye ya mbere ari kumwe n'umuhanzi Safi Madiba, akaba ari indirimbo bise Fatamano, ndetse n'indirimbo yakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikaba imaze kurebwa n'abantu bagera ku bihumbi 200. Hanyuma y'igihe gito, Platin nk'umukozi kandi usaziye muri music yahise ashyira hanze indi ndirimbo yitwa Veronica, yavugishije benshi dore ko bamwe bamushinjaga ko ari indirimbo ashobora kuba yarakoreye mugenzi we bakoranaga mu itsinda rya Dream Boys, ndetse n'abandi bakavuga ko ari indirimbo yakoreye umu ex we bakundanaga. Gusa Platin wajya gusobanura yasobanuye ko yaririmbye ntacyo agendeyeho, nabwo inspiration z'abahanzi bisanzwe. Mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa, umuhanzi Platin aduhaye indirimbo ye nshya yiswe Nabirenze afatanyije na Butera Knowless, indirimbo imaze kugira views zigera ku 232 mu gihe cy'ukwezi kumwe gusa. Umuhanzi Platin guhera ku itariki 14 z'ukwacu umwaka wa 2020 yatangiye gutangariza abakunzi be ko ajya gusohora indi ndirimbo ye nshya yitwa Atansiyo. Ikaba ari indirimbo itegerejwe n'abantu benshi batandukanye, ndetse kandi benshi muri bo bakaba bafite amatsiko ko Platin nawe yabaje mu bishegu cyangwa se aje kuvuga Atansiyo abibwira abahanzi bakoranijwe n'indirimbo z'ibishegu. This is Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5. Reka nkwibutse ko nta handi wakora amakuru meza kandi yizewe atari kuri YouTube channel yacu Slim Jesus Entertainment. Kora subscribe dukomeze tugendane 5 kuri 5.